Bakristo bavandimwe, nimuze tuba amabuye mazima. None kuwa gatandatu tariki 22 Gashyantare 2020 ni umunsi mukuru intebe y'ubutegetsi ya Mutagatifu Petero. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa ya mbere ya Petero, umutwe wa 5, umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Zaburi ni ya 23. Ivanjili ni yanditswe na Matayo, umutwe wa 16, umurongo wa 13 kugeza ku wa 19. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu ageze mu gihugu cya Kayezariya Filipo, atangira kubaza abigishwa bati, abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Baramusubiza bati, bamwe bavuga ko ari Yohani Batista, abandi ko ari Eliya, abandi ko ari Yeremiya cyangwa umwe mu bandi bahanuzi. Yongera kubabaza ati, mwebwe se muvuga ko ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, wowe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yezu amusubiza agira ati, urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho nkubwiye ko uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, kuri uyu munsi twibukaho intebe y'ubutegetsi ya Petero mutagatifu, turazirikana ku magambo Yezu yabwiye Petero ati, uru rutare kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye. Tujye gusubiza ibibazo bibiri. Kuki Petero ari we wabaye mukuru mu ntumwa, n'impamvu icyicaro cya Kiliziya Gatolika kiri i Roma. Mu isomo rya mbere, Petero nk'umushumba mukuru wahawe ubutegetsi na Nyagasani, arashishikariza abandi bashumba gukenura no kuyobora neza ubushyo bw'Imana baragijwe mu bwitange kandi nta gitugu, bityo bakaba urugero rwiza mu kubaka kiliziya. Ese kuki muri izi ntumwa zose ko ari 12 ari Petero Yezu yahaye ubutegetsi? Petero turamuzi ukuntu yahubukaga cyane, mbese nk'abavugirije. Petero yihakanye Yezu. Petero yagiye agira ugushidikanya. Ubwo se basi Yezu ntiyari gukandira kwa Yohani, dore ko ari we nkoramutima ye, ni nawe wari uhagaze munsi y'umusaraba? Erega ni na Yohani Yezu yaraze nyina, none dore imfunguzo z'ububasha azihaye Petero. Ngubu se Yezu araca iki Petero? Kandi Petero yaramuhemukiye. Icya mbere, burya Petero niyo ntumwa ya mbere Yezu yatoye bwa mbere ku ikubitiro, amukuye mu bwato ari kuroba amafi. Twibuke imico myiza yarangaga abanyagalileya: intaryarya, abanyakuri, nta macenga bagiraga, abanyembaraga, abanyamahoro, abanyeshyaka. Bw'uyu mwuga wabo w'uburobyi bakoraga, Yezu akabakundira izo karite, iyo mico myiza, kuko bazamurobera abantu benshi, abakristo. Icya kabiri, kwa Petero yarihakanye Yezu, none Yezu amuhaye ubutegetsi, ni ugutwereka ko mutagatifu ari umuntu wicujije akababarirwa. Kuba dukora amakosa ntibituma Imana itatugirira icyizere, igira ngo utwereke impuhwe zayo. Kwihana birashoboka bavandimwe, ukereka Yezu ukuri kose ntaho umukinze nka Petero. Mu kumuha ubutegetsi, Yezu rero yahereyemo Petero imbabazi. Petero, uru rutare kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayisenya. Ikibazo cya kabiri, kuki icyicaro cya Kiliziya Gatolika kiri i Roma? Kuki kitagiye Yerusalemu, i Betelehemu iwabo wa Yezu, cyangwa muri Amerika mu bakire, cyangwa kikaba nka Bujumbura basi, Kinshasa cyangwa Kigali, natwe tukaboneraho kubohoka no kugengwa n'abaromani? Impamvu i Roma ariho hari icyicaro cya Kiliziya Gatolika bishingiye muri Bibiliya, ntabwo ari amarangamutima cyangwa ubukungu. Tuzi ko inkingi ebyiri za Kiliziya Pawulo na Petero baguye i Roma. Ku buryo Pawulo we yari yarahawe ubutumwa mu banyamahanga, Nyagasani aza kumubonekera aramubwira ati, Pawulo, uko wambereye umugabo i Yerusalemu, aba ari nako uzambera umugabo i Roma. Yashaka kumubwira amakuba n'urupfu bimutegereje i Roma, aho yaguye. Naho Petero we wari warahawe ubutumwa mu Bayahudi, yaje kugwa i Roma mu gihe cy'itotezwa ry'abakristo. Nuko huzuzwa amagambo ya Yezu ari mu ivanjili ya none ati, Petero, uru rutare kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayisenya. Bavandimwe, Imana ntabwo ireba amavuko yawe, uko wavutse, uko iwanyu bakize, ahubwo ireba uko wapfuye ukavuka mu ijuru, aho waguye. I Roma rero niho izi nkingi zombi Petero na Pawulo zaguye, niho hari imva zabo, niho zavukiye mu ijuru, niho zakinguriwe ijuru. I Roma rero niho hari imfunguzo, inkoni, intebe bya Petero. Niyo mpamvu tuyikomeyeho, Roma urakabaho, kugira ngo turusheho kubaka kiliziya kunza ubumwe na Petero umusimbura wa Kristo. Nabyo Mutagatifu Teresa wa Avila yabwiraga ababikira be ati,
Mes filles, considérez-vous toujours comme des pierres de fondation pour celles qui viendront après vous. Et pour ce faire, il n'est que de suivre la voie ouverte par Simon Pierre. Bana banjye, nimube amabuye y'umusingi, muteganyirize abazaza nyuma yanyu, mugendeye kuri Petero. Umunsi umwe mwarimu yari ari kwigisha itegeko ry'itatu kugira ngo asuzume abanyeshuri, nuko arabaza ati, abagabo 6 bubatse inzu mu minsi 10, ubwo se 3 bazayubaka mu minsi ngahe? Nuko umwana umwe aramusubiza ati, please teacher, ubwo se ko wumva iyo nzu abo 6 barangije kuyubaka, abo bagabo 3 nabiyahuze baje gusenya inzu y'abandi, nk'ubu koko barashaka iki? Baretse gusenya. Bakristo bavandimwe, ntimugasenye kiliziya, ntimugasenye inzu y'Imana, ahubwo mwubake mukomeze, mube amabuye mazima y'indobanure kugira ngo inzu ya Nyagasani itazahirima. Murwanye umwana Sekibi, kubaka imiryango remezo yacu, ingo zacu, dushyigikira abanyantege nke badandabirana, kubake neza imitima yacu ikomeze ibe Roma, icyicaro cya Nyagasani. Mubyeyi, ntugatemisha muryicayeho, ntukavuge kiliziya nabi kandi uyirimo, ntukayisebye kuko uzasenya ingoro y'Imana nayo izamusenya. Ahubwo urwanira ishyaka kiliziya yawe nka Petero, ukoreremo ibikwiye, wiyubake kandi uyubahishe. Petero na Pawulo, inkingi za kiliziya, mudusabire. Mwari kumwe na Padiri Masumuko Ladislas, murezi mu iseminari nto ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.